nkuko byari biri. Nezerewe ese arabashyitsi bicayemo aho ngaho ngo nabo baze bicare mu myanya y'abaringanirijwe barahari ubwo biragumya gukorwa neza muri gahunda. Reka by'umwihariko dufite abana bacu twabanye mu kigo cya ESI bakora umurimo mu itorero ryacu rya Shyembe bari muri korari nkuko abangaba bambaye impuzankano bameze badufashije muri byinshi murabyibuka. Abo ngabo rero uyu munsi wa none nibo bifuje kugaruka mu itorero rya Shyembe kugira ngo twongere twibukiranye tugiranye ibihe byiza ibyo twahoranye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka kugira ngo basuhuze bose abize muri kiriya kigo bifuje kugira ngo bagaruke hano Shyembe basabe bahaguruke, ariko by'umwihariko umushyitsi mukuru Sostene aze afate mikoro noneho babasuhuze cyangwa se badusuhuze, sibyo se? Nkuko byari biri muri ya minsi yo kwa Nowa, na n'ubu niko biri mu minsi iheruka iyi si. Yesu ntako atagize kugira ngo atuburire, atubwira yuko isi igiye gushira, ariko twanga kumvira. Yadutumye w'abantu benshi cyane we, yuko agiye kugaruka vuba. Mureke twihane bavandimwe, mureke twihane bigishoboka. Yesu ashimwe. Abo kuri yanzu muranyumva? Niba munyumva mugire mutya. Kera mikoro zitaraza twari twaramize mikoro, aho ziziye ziduhindura ibiragi. Mugarutse nimuza ntarasara. Narivuze nti kera mikoro zitaraza twari tuzifite aho ijwi rituruka, aho ziziye birangira duhindutse ibiragi, ariko hari impamvu Imana yatanze ubwenge no kugira ngo tworoherwe no muri aka kanya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo murambure amaboko duhoberane, n'aba ngaba bahobera natwe tubahobera. Ndatekereza ko nyuma ya gahunda yo kuramya ahangaha hari buze ko hari imirwano y'urukundo abantu bahoberana, nubwo benshi ndi kuranganya mw'amaso ngasanga ntabazi, ariko hari n'abandi ndi gusanga mbazi. Mbese abantu tuziranye mugire gutya turebe. Biragaragara hashize imyaka 21 mvuye hano, ntabwo rwose nabarenganya, nanjye mbonye ntabazi, ntago ari ikosa ryanyu, rero turarisangiye. Duhagaze ahangaha turi abantu benshi, kanshimire Damiyano ntoranije ngo mvuge, namwe muze kuryoherwa igenda bamvuga, ntabwo twavuga twese birumvikana. Twarabakumbuye, urukumbuzi rumaze kuturenga tugambira kuzaza kubasura. Imana rero yaradushoboje, ntabwo abafite urukumbuzi ari aba gusa, ariko kuko turi mu isi abo byemereye ndi twebwe abo muri kubona. Reka mbabwire ngo abantu muri kubona hano bari muri promosiyo z'imyaka ijya kuba 30, ariko umuntu mukuru urimo ni babiri. Hari umuntu warangije mbere ya 2 uri hano, warangije mbere ya 2. Yegere hino rero. Ubu rero uyu nguyu niwe mukuru kuturusha. Uwarangije mbere ya 2 nguyu. Umuto kurusha abandi naba ngaba barangije umwaka ushize, aba bamayira, aba bamategeko. Mayi ntago ari ejo bundi naho amategeko. Rero mu by'ukuri nta kintu umuntu yabona bavugira ahangaha yavuga siki, ariko Imana ni nziza kandi ibihe byose nicyo mbona twavuga. Nari mubwiye ngo yegere hino, ntabwo navuga kandi ahari, wenda navuga mu batoya
niwe uzi ikintu yavuga nk'umuntu wahageze mbere. Urumva yarangije mbere ya 2 ngiye ndangiza muri 2004. Sinaba ndi kuvuga iki mu by'ukuri, kereka ari ukuvuga idahiye. Iyi mikoro niyo ukwiye kwivugira. Haleluya. Turashima Imana cyane ko yabanye natwe nkuko mubibona. Twe twatangije, ndi mu bantu batangije korali y'abagenzi, batangiye muri 95. Twari nk'abantu bagera muri 12. Korali y'abagenzi na n'uyu munsi ndayikunda cyane. Ikintu cya mbere nyikundira ni uko ritime twatangiriyeho na n'uyu munsi niyo bafite. Numva ari ikintu kinezeza cyane. Twakundaga kuririmba twitonze, dutekereza ku ndirimbo turi kuririmba, na n'uyu munsi mbona ariko biri. Gusa abandi ntabwo babashije kuboneka bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ndabahagarariye. Muri aka kanya rero ndabashimye cyane kandi nshimiye n'abamaye ijambo. Ahari cyari cyangombwa nuko nari kuvuga yuko ndi mu bantu batangije korali abagenzi. N'ubundi tuzakomeza kubana nk'uko dutangiye ubu ngubu tubereka ibi birori byiza. Ntekereza ko bitazasoreza aha, n'ubundi tuzakomerezaho gufatanya na bagenzi banjye turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Ukuri mwarose inzozi nziza kandi zaje kuvamo umushinga. Mara urashaka kuvuga? Ntabwo twese twavuga. Uba warazaga 96 cyangwa 97. Ibyo rwose ntabwo bindeba. Ngewe ndi kuvuga kubera ko mukuru w'itorero yampaye mikoro. Abantu bose muba mushaka kuvuga, nidusoza turabaha mikoro musigare muri kuvuga. Tunezerewe cyane kuba turi kumwe n'abarezi twabanaga icyo gihe. Mbese mwababonye ababyeyi bacu, ngiye kubasaba mu cyubahiro cyabo baze hano imbere, hanyuma nabo mbahereza ino mikoro. Baradufashije, buri wese wari uhari mu gihe bari bahari azi uruhare bagize kugira ngo ikorari ibe ihari. Ndumva rero kuri uyu mwanya mwababonye ababibuka kandi babakiriye. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Imana ishimwe kuba duteraniye hano, tukongera kuhahurira nyuma y'igihe kirekire, ndetse tukongera kuhahurira n'abana bacu. Baza ari abana batoya bari muri korali bishyushye, ariko none n'ubu ndabona ariko bikimeze. Kuko nanjye nasengeraga hariya, twasengera ku rusengero rumwe. Nugushima Imana rero ngiye kuduhuza nyuma y'igihe kingana gutya, ariko dusaba cyane kugira ngo tuzi ko turi no mu bihe biheruka, tuzabane no mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ashimwe. Maranatha. Mwami Yesu naze. Muraho banyeshyembe. Ariko nkigera hariya nababaye, nanarize kubera iki bambwiye bati hano hateraniye Shyembe, Musibya, Nyarunyina. Ntabwo byumvikana. Uko iminsi igenda yigerayo turagenda tuva ku Mana. Yesu ashimwe. Ariko muhumure, Yesu aradukunda. Muri Yohana 3:16 twese turivugire hano. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yo mu ijuru ihimbaza. Yesu aradukunda. Imana iradukunda. Ariko nimureke tube mu Mana by'ukuri. Nimureke tugaruke ku isoko. Kuko ndarebye ntabwo byumvikana. Njye n'umukuru w'itorero n'isundi iyo tujya mu rusengero ko twari gukwirwamo. Ni umurimo wacu, ni umurimo w'abanyeshyenge. Ni ukuri urugo ku rundi kuko Yesu ari hafi.
kandi Yesu ati, Imana iti umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, ariko njye ntabwo nabasha kugira gute. Ni ukuri Imana ntabwo yatwibagiwe, iradukunda, turi kumwe rero, kandi Imana ni nziza, Imana ni nziza. Turi hafi gutaha, mureke nibi byose bijye bibabwira se kubera iki bano bana bagarutse. Barakoze, narabyumvise, ndavuga ntabwo nabura, kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana iradukunda, kandi Imana yacu ni nziza ibihe byose. Mureke tuyisunge, tuyifate, tuyikomeze, maze urukundo rwayo rusabe muri twebwe, turugaragarize n'abandi. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Arakoze abarezi bacu, ibyo twabavomyeho haba mu by'ubwenge no mu bya mwuka nibyo bitumye nyuma y'imyaka itandukanye buri wese ishize avuye hano yumva yahagaruka akitanga akanahagaruka. Rero kubera iki turi hano ngo twizihize isabukuru y'imyaka 30 korali abagenzi ibayeho. Iki muracyumvise ingahe? Rero kwizihiza isabukuru yacu ni ukugaragaza ko tumaze gukura mu bijyanye n'ibwirizabutumwa, kuko nicyo korali abagenzi bereyeho. Twifuje rero ko twaba muri Rivuna, tukarebamo risoza, nyamara tukarebamo rinatangiye, mu buryo twagiye tubashishwa dutanga ubushobozi mu byatumye Rivuna ribaho. Turashimira itorero rya Shembe ryatureze. Murese twavomaga iby'ubwenge, twazi Shembe tukavoma ibya mwuka. Nibyo bitumye mutubona duhagaze gutya, kandi dushima Imana kubw'ibyo ngibyo. Mu gusoza rero uyu mwanya, hari impano twageneye itorero rya Shembe y'urwibutso rwa korali abagenzi kuri iyi sabukuru bizihiza imyaka 30. Ndi gusaba umukuru w'itorero papa na mama Denise baze badufashe kubashyikiriza izi mpano. Ni impano ntoya ariko yavuye ku mutima, tuyagaragariza yuko twahavuye, Ishembe twarahavuye, ntabwo tukihasengera, ariko imitima yacu ntabwo yigeze hava ku bw'ibyo twahaboneye. Turi kumwe, mukomere ku mwami, igihe kiri bugufi tugataha. Uko mubona abantu bagenda barushaho gusubira inyuma, aba ariko mwongera umwete mu byo kwitegura, kandi aba ariko mwongera n'umwete mu byo kumenyesha inkuru nziza abatarayimenya. Yatambuka. Ibi bikoresho muri kubona ni ibyo kubabwira ngo murangurure, nta gihe tugifite. Ni indangururamajwi, nta banga ririmo. Icyo twifuza ni uko mesaje twahawe tubikoresha tukarangurura, kandi bikagera kuri bose. Ubu ntasigaye, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Bravo, bravo! Reka dushime Imana kubw'aba bavandimwe bize muri esi, twabanye neza, kandi badufashije mu murimo, ibintu byose bigenda neza, twamamaza ubutumwa. Turabashimye by'umwihariko nk'itorero rya Shembe, Imana ibahe umugisha. Badufashije mu murimo wo kwamamaza ubutumwa, ariko igihe kiragera muhindura ibyicaro mujya mu yindi mirimo, ariko ntabwo mwatwibagiwe. Bigaragara ko mwaduhozaga ku mutima.
Imana ibahe umugisha. Urwibutso muduhaye turabashimye, kandi nizera ntashidikanya ko nitugera mu ijuru ibi bikorwa mukoze, aba bantu mubashije kubyaza umusaruro nanone hano i Shyembe, nizera ko nimugera mu ijuru muzabona amakamba ku makazo yanyu. Ubwo rero mbasaba kugira ngo n'ubundi aho muri ukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu, kugira ngo Yesu nagaruka tuzamusanganire. By'umwihariko itorero rya Shyembe turabashimye. Reka nsabe uyu mwene aba nabo bazi, aba bazi abazi uyu mugabo bazamura ikiganza batyo. Ntibaba na mutwara sibo nawe urabibona. Ariko se abazi uyu nguyu ni ba bandi ba kera bashaje, urabona ko itorero ryiyongereye, sibyo se? Uyu nawe yize muri ese, ntabwo mumwibuka? Muramwibuka? Abantu bakuze barakwibuka, ariko yahigaga ari mutoya, urabona ko yakuze. Uyu mugabo rero turi kumwe ni Pasiteri Bonaventure, akaba umutware w'uyu nguyu Dorothée bari kumwe. Ese murabakira by'umwihariko? Aya di murantengushye ngo iki? Ntago yari kuba na Midugudu cyangwa se ngo abe na Mutwara sibo, ariko nkeka ko yayobora itorero ndetse n'intara, binashoboka yanakwigira hejuru, sibyo se? Ubwo turamenyanye kandi turamukanyije twese mu izina rya Yesu. Reka se watubwira intara uyobora? Ntago bayizi, n'ijwi ryawe ntibarizi, nawe basuhuza. Haleluya. Nitwa Bonaventure Habimana, nyobora intara yitwa Gikoma, ni muri Fido hagati mu Rwanda. Ubundi Imana ikunze umugisha. Urakoze. Ndumva iby'ingenzi ari ibyo, mujye kwiyicarira, ubwo ibindi murabimenya. Reka sabe ufite indi gahunda noneho akomeze kugira ngo twihutishe gahunda.